yego ndazwi urazwi cyane no kuvuga ngo yego mu makwe yego abantu bakimona bahita bavuga mu makwe turamuzi cyane mvuga amazina y'inka vuga amazina y'inka cyane umuhungu burya umuhungu n'uwase burya bajya bavuga ngo imfura igenda nka se ariko nimba ujya uvugira nk'inka hari nk'abashaka kukubona ukabona wagwaye n'icyo kiraka sibyo kuko urumva nimba uvugira inka ufata n'ibiraka cyane ngaho vugira nk'inka twumve wakuvugira se ntacyo reka mvugire inka yego reka mvuge inka ntago ari ukuvugira ngavuga inka zirimo rwanamizi ivuze cyomegobetse ikirere cy'impundaza rwacyoko cy'intwari metanine y'ikirangirire biti cyariho kimanzi kazisumbya n'ikirere ikaba igihame cy'imfizi batazabona mu kirushya n'iyakigeri cya Mutara baterekeye ngeri n'ingabi zatungwa na Mibambwe ibindi niba ushaka kubyumva uzantumire mu gikwe cyawe nzagutaramira wamfura we reka manze nkubaze Seburikoko ni umwarimu cyane Seburikoko ni umusinema cyane Seburikoko ni umukomediye cyane ni n'umuraperi cyane ni n'umuvuzi w'inka nk'uko uri kubyita dore ko amuzetse rero hari uko aje wenda agiye bamuramo n'umwe musi wa Kasamutwe arangije ati reka duhamagara umuvuzi w'amazina y'inka ruva akajya nampamagara imbere y'umugeni hari abayemusi nyine bajya mu bintu bakurikiye bife yo mu bukwa hari ntabwo bagiye bafite ikibajyanye bashaka kurya nibyo nakubwiraga rero papa Sava akora ibintu byinshi kandi mu gatwe gatoya uzareba agatwe afite afite umutwe mutoya ariko harimo ibintu byinshi cyane rero kurapa nk'ubu nicaye nkajya kubona nkabona nk'abasinzi baraje bandwaniye imbere yo sirapu bigenze uku cyane ariko naringiye kwibwira nk'akantu sibyo numvishe umbwira ngo ufite n'impano yo kurapa cyane wampaye nk'imirongo gatoya nararapye ku ishuri umunsi nararapye naririmbye rap ku ishuri waririmbye rap icyo gihe ndabyibuka twari turi mu bintu by'amahiganwa y'intuze y'uturere yego ntigagano cy'imisange yego jet cy'imisange hano ewana nakubisemo rap abantu baravuga ati kabisa amanota barayaduha yego none ushaka ngo nkurapire ahubwo se ntabwo uzi kurapa ngo duhane njyewe ariko njye ntabwo nzi kurapa ariko nanagerageza noneho we banza umpe noneho nawe ndaguha yego sawa gabanya waje nyamwana ntakomeza kukwita kamanayo mukanyaga tugasanga nkusize zino nzira zibisayo uko niko naje manuka pita banyanga banyita mukagiti bidatinze mbagurira imigati nanjye ndapata mereye biwa mwana mwumva bataye ku gasi burya yakuriye inyami byose ni nahakorera ya makosti mu muhati cyayi cyuzuye itasi kuko bitegetswe na boss tubanje kubasuhuza abantu bakurikiye Moze Max Empire nanjye nkaho ndi umunyo umushyashya ugiye kuzajya ukora kuri channel mu biganiro bigiye bitandukanye no munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa twatumiye bamwita Mugisha Ernest nibyo zinazwiho akaba ari umuhungu wa Samusure umwana ushobora kugenda nka se mu minsi iri imbere Mbolingo ya Nzambe Mona biso banso make miana mambo mokili ibyo suvuze bisobanuye iki muri tukaba turakwakiriye mu gishe yaburetse gatoya ngiye ntabwo ibyo ndi kubyumva yego nze mbosene passé ibyo ngibyo uvuze bisobanuye Moyize Bolingo ya Nzambe Bolingo ya Nzambe nyine ibyo ndabyumva Mona biso banso make me ya bisobanuye iki nyine biravuga ngo biranyakiriye ndi kukwakira biravuga ngo urukundo rw'Imana rusakare kuri twese n'amahoro yayo bigahurira ese no kunyakira nyine ndakwakiriye mu kiganiro umpesheje n'urukundo rw'Imana muhesheje n'urukundo rw'Imana urakoze yego kunyakira nanjye ndagushimiye ko wantumiye yego aha Mugisha Ernest no bwa mbere dukoranye iki kiganiro sibyo ko naye ndi mushyashya kuri channel Moze Max Empire ariko nahise nifuza kuba nagutumira nkagirana ikiganiro nawe kuko nagiye nkubona ku macano menshi uri gutanga ikiganiro nibyo uzambona n'ahandi yego n'ahandi nzakubona ariko ni by'agaciro
ndanagushimiye kuba wabashije kwitaba nyine kunyitaba byonyine nkagirana ikiganiro nawe nkagutumira mwaba ari nawe muntu wa mbere dutangiranye muri iki kiganiro cyane. Yego ndabigushimiye cyane. Hari undi washakaga? Ubundi nashakaga kuba bahari ni benshi ariko byajemo ko ngomba guhera kuri Mugisha Ernest. Ni byiza noneho. Yego. First of all, ikibazo cya mbere ngiye kukubaza Mugisha Ernest, nabonye ko ushobora kuba ukunda gukina filme. Hari na interview nabonye naragukurikiranye mbona ko hari n'ubushake wabigizemo kugira ngo ube waba umwakteri wa acting filme, ariko mbona ko hari imbogamizi zimwe na zimwe wagiye ugira abagupromisinze nibasohoze. Noneho hari ikibazo ngiye nashaka kwibariza nka buriya nk'umwakteri wa filme, niyo ugiye kuganira n'umuntu wenda ufite ibyo bikorwa ushaka kwaktingamo, nk'iyo bimugejeje icyo gitekerezo icya mbere akubazaho akubwira ni nk'iki? Niba ufite ubushake. Niba ufite ubushake. Ese iki kintu ushaka kuzamo uragishoboye cyangwa urakizi cyangwa ubijemo by'ikigare nyine by'agahararo? Yego. Urumva wahita agira impungenge se nimushyira mu bintu byanjye ntabwo uzabyica. Arabanza akakubaza niba nyine ushoboye, akakubaza yewe naho wakoze kugira ngo arebe nyine uburyo uhagaze. Urumva ntabwo ahita agufata ngo aguterure bitewe n'izina ryawe wenda se, ngahita agushyira mu bintu. Arabanza nyine akakubaza ibyo wakoze, ibikorwa byawe ubimazemo igihe kingana gute, isura uratangira. Yego. Arakubaza nyine, urumva ni byinshi akubaza. Yego. None se wenda twinjire ku inyuma y'ubushake n'ubushobozi, aho wakitinze sibyo, nta kindi kintu wenda ashobora kukwaka kimeze nk'uko cyakunaniza ku buryo bugendanye no mu mufuka? Birumvikana ari njyewe ubimusabye. Yego. nkamubwira nti nshaka ko unkinisha muri filimi iyi n'iyi, afite uburenganzira bwo kumbwira ngo birasaba iki. Yego. Urumva ariko ari ubinsabye ashaka kumpa akazi, ahubwo njye mfite uburenganzira bwo kumusaba icyo nshaka. Ubwo urumva rero we muhamagaye nkamubwira ati wankinishije muri filimi, ibyo yansaba byose nk'umuntu ubishaka nabikora, gusa ntagabura kukunaniza nyine. Urumva umuhamagaye atari uguhamagaye. None se icyo ngiye kwibariza, nk'iyo umuhamagaye ukamubwira ati ko nshaka ko urabanza ukivuga first of all sibyo, kamubwira ndika nakandi runaka sibyo, ko nshaka ko wanshyira muri filimi yawe gutya na gutya, ahita icyambere urumva ahita kubaza se witwa nde? None se nk'iyo wenda kubwiye icyo giciro cy'uko wakinjira muri filimi ye, atuma muhura ku buryo wayamuha imbona nkubone cyangwa? Wenda sinzi ikintu ushaka gukomozaho. Yego. Niba ari ibimaze iminsi bimbayeho sinzi, ariko ubundi iyo uhamagaye umuntu nyine w'umukinnyi wa filime ariwe umwihamagariye, yego, nuko uba wizeye ko nimero ufite arize, yego, nawe yafite umutima wo kugufasha. Ntabwo ibyo biceri niba ari gahunda yo kwaka ibiceri abifite ntabwo yabikwaka mutahuye. Yego. We araguhamagara mugahura mukadiringa, niba ari amafaranga kwatse ati nzayabona igihe iki n'iki nyaguhe, niba ntayo ufite mpigihe. Urumva nyine iyo guhamagaye mugahura biba byiza, ariko hari no guhamagara akubwira ati yashyireho noneho uze duhure bikarangira mutanahuye. None se buriya nta kuntu wenda nk'umwakteri ashobora kubeshyera boss wa filime runaka akava wenda akajya mu itangazamakuru akavuga ko yamuhaye amafaranga swati kugira ngo uwo boss nareba akabona wenda uwo mwana aramuzi sibyo, wenda bakaba baranaganiriye ko ashobora guhita agira impuhwe akamuhamagara akaza akakitinga? Ntabwo icyo kibazo ntumvishe neza. Ikibazo kiragira giti, tuvuga urugero boss hari amafaranga runaka yaguciye, wewe ugendeye ku mpano yawe, noneho ntihari nk'igihe umwakteri wasabye kwinjira muri filime ashobora kubeshyira uwo boss wa nyiri filimi, wenda akajya nko muri filimi akavuga ati ngiye kanaka namuhaye amafaranga bitewe wenda n'impano yanjye nashakaga kugaragaza,
ariko nubwo nayamuhaye yarayakiriye ariko nta gisubizo yigeze ansubiza. hari igihe bibaho ashaka nko guharabika uwo muntu se cyangwa se n'igihe biba byari ibyanyabyo. Yego, kuko iyo nk'ibyo ngibyo ugiye ukabivuga nkanjye nkaza nkavuga nti uyu muntu uyu ntuyu twaravuganye muha amafaranga ariko nta kintu yamfashije. urumva iyo ari byo ntago aza mu itangazamakuru aricecekera, ariko iyo atari byo umubeshyera nawe aza nyine gukura icyuho ku izina rye, kaza akavuga ati uyu muntu arambeshyera ntacyo nagiranye nawe nta nubwo tunaziranye. Yego, gusa bibaho nyine nkanya nshobora kubikora nshaka kwizamukira. Okay, ushobora kubikora ushaka kwizamukira. Yego. Aha noneho ikibazo ngiye kubaza kiragira giti. Icyo kibazo nakikubajije hari aho nagikomoraga. Sibyo? Hari saga nabonye y'amafaranga wishyuye agera ku bihumbi 40 kugira ngo urebe ko wakigaragariza impano yawe. Yego. Nyuma nza kumva ko nubwo wishyuye ya mafaranga icyo wishyuriye utahamagaye ngo ugikore. Nibyo rwose nubwo uvuze 40 niyo yabashije kuvugwa nyine, ariko ubundi natanze amafaranga menshi cyane cyane. Ubwo rero sinzi niba ushaka ko nkubwira uko byagenze. ni umuntu wamamagaye, nta nubwo ari wamamagaye, ngiye nagiye kuri FIB bisanzwe mbona Kiramani. Yego, Kiramani ku rubuga rwe bari bashyizeho ko ngo bashaka abakinnyi 14. yego, fata nimero zari ziriho nimero 2 zose ndazemeza. noneho imwe ndayihamagara ntiyayifata. nyamwandikiye kuri WhatsApp ambaza amazina ndamubwira, n'uwundi we yumvishe ko ndo wari runaka yahise ampamagara dutangira kudiringa gutya, ariko numva ari Kiramani turi kuvugana. Yego, bigeze aho ngaho noneho arambwira nti sasa kugira ngo mushyire muri timu yanjye uri umunyamahirwe usanze naburaga umuntu umwe kugira ngo 14 nshaka buzure. Ndamubwiye nti mboti rero ubwo ninjye waburaga naje. Yego, abambwiye nti ariko kugira ngo bikunde ntago njya nkoresha umukinnyi utanditse muri RDB. Yego, kandi kwiyandikisha ni amafaranga. nkumva nanjye ku mutima ntibamuganiye Kiramani umuntu maze gufata izina agomba gukoresha n'abantu bari seriye nyine abafiteho uruhare rushoboka kugira ku buryo niyo bajya handi afite aho yajya kurega ati n'umukinnyi wanjye gutya na gutya, nishyiramo koko ibintu ari kumbwira ari byo nyine ari na Kiramani mwenyewe turi kuvugana. Yego, yambwiye amafaranga ndikanga ntago nari kuyabona. Yego, ariko warambwira nti nkanjye ushaka kugufasha harayo ndi bugutangireho cyane, sinshaka kuvuga umubare wayo. Namubwira nti noneho ni byiza reka yo yandi nyashake mpa nk'iminsi 2 ndabanyabonye. Arambwira ko byatinda kandi hari benshi bari kumpamagara bashaka uyu mwanya. Namubwira nti rero reka turebe basi nimugoroba ndakubwira. Abarakupye ndihirinze ndayashatse nawe nashatse kuguhamagara ngo nkuguze. Yego, ariko ndicecekera amafaranga ndayabonye nyavanye mu menyo ya rubamba. Yego, ndayamuhaye. Arambwira ati byahatunganye ejo cyangwa ejo bundi uzaza nzaguye karita yo kuri umukinnyi wanjye. Yego, abarambwiye nti ibyo byararangiye. ejo bigeze ndamuhamagara ngira ngo mubwire njye kumureba mfate iyo karita. kuko yari yambwiye n'umunsi wa shuti kari tariki 10 zo kwa 11. Yego, ngo nibwo hari shuti. ubwo twari tukiri mu kwa 10. muhamagaye arambwira nti ntago ndi mu rugo ndi muri shuti, ahubwo hari indi nkuru nziza nkufitiye. Yego, Mugisha afite telefone ye bwoko ki? Ndayimubwira. Yego, sasa hari uruganda rwa Infinix ndi kurwamamariza cyane, rwanyemereye telefone zigeze muri 14. zihwanye n'abakinnyi 14 n'ubundi na presence bashyashya mfite. ubwo rero izo telefone yarambwiye ngo zirimo ziramugura 200 na cyane, ariko arambwira ngo harayo bari buntangireho nk'umuntu uri kuyamamariza nk'ambasaderi wayo, noneho nanjye nkagirayo mbatangiraho mwebwe hasigaye namwe mukayatanga. Yego, numva ko ibyo bintu nibyo telefone nari mfite telefone itarenze cyane. ngo mu buryo bwo kugira ngo mbone amafaranga yaburagaho nakoze iki, nagurishije ya telefone nari mfite. Yego, kuko yanzi ko ngiye kubona iki irenze noneho. Yego,
ndangije rero telefone maze kuyigurisha nubwo nabwo atari yuzuye mpamagara Mary iti mpuye n'akabazo kanaka baramfungiye urabizi ibyo nkuru urabizi yego ndamubwira nti ab'imisoro banguyeho none rero ngirira ndebe ko nabishyura tumaze igihe kinini ntabishyura none banguyeho ngo hanaho amafaranga mama barayampaye nshyiraho nshaka n'undi muntu nguza andi make yaburaga arayampa ubundi ndayamwoherereza arambwira nko telefone yawe hari akabari kari ya Kicukiro ni boyi yego sinibuka ukuntu kitwa yarakambwiraga ntabwo nkibuka neza arambwira ati ni hejuru uzansanga nke telefone yawe bro nafashe moto jo isaha yambwiyeho ndagenda ngezeyo nkigerayo wagira ngo yarandebaga simbizi yahise amamagara arambwira ati rero watinze sinzi niba wahagurutse waje ariko watinze usanze tugiye gushutingira he aho dusanzwe dushutingira mu Biryogo yego kaho ndamwantise nkusangeyo ati buretse ndahuze ngiye muri shuti ndakubwira niduba tugifite umwanya hano ndakubwira wansange cyangwa se ejo uzansange mu rugo icyoroshye umbwira icyo ari cyo numvaga ko ndamutse ngiye mu rugo ari naho yaba yisanzuye tukanaganira cyane ndamubwira ati reka nzaze ejo mu rugo kuva ako kanya nimero ye yanjye yahise ayikubita blacklist ntabwo twongeye kuvugana nza kugira gutya noneho mbitekerereza umunyamakuru bita Kereva sinzi niba umuzi Kereva arambwira ati nkizo nimero wahamagaraga turebe nzihuze n'iza Kiramani mfite ndebe karizo yego abihuje akambwira ati wapi ntago ari we yego ampereza nawe za Kiramani nyazo nsanga koko sizo muhamagaye nawe ari kode abastari mujya mushyiramo wowe ukaba wahamagara ariko twe tutamuhamagara nsanga iyo kode yayihizemo muri uwo mwanya umenya yari muri shoot sinzi nza kongera guhamagara nyuma nijoro ariko mpita nigarura ati se ntahamagara uyu muntu izi saha ubundi waramfata ati ndakupa ngo nzamuhamagara ejo bigeze nabwo muhamagaye yahise yitaba arambwira ati ndahuze akoresha message ahita kupa message narayimuhaye nawe nyimuhaye ahari ibibazo byari bimaze kuba byinshi bimubwira ko nyine ari hari abantu bari kumwitirira yahise nkubita blacklist nawe yego ejo bundi nibwo nabivuzeho rero ni naho wabibonye nibwo yahise nkura blacklist ndetse yagize n'icyo abivugaho nyine ku mbuga nkoranyambaga ziwe avuga ko nyine ngo tutitwararika ngo baradutwara n'ayandi ntago ari ayanga gusa bazatwara. Okay, ubwo muri make nubwo wakorewe igikorwa cy'ubutubuzi utuburirwa n'abantu bishyize mu izina rya Kiramani. Yego. Aha ubwo muri make Kiramani nawe yarisobanuye waraverify usanga siwe. Nje no kuvuga ngo yego hari ijambo bundi namubwiye maze kumuha amafaranga y'intuza yego ya telefone nahise mubaza ntariko nubwo twavuganye byose ntago wambwiye ngo nzakina mu buye buryo ndamubaza nti se nzakina mu buryo bw'umufigira nzakina ndi umwacteur mukuru nzakina gute arangije arambaza ngo abafigira nabaki ku mutima hatize umuntu nk'uyu nguyu yarakoze ikiganiro avuga nti ngiye natangiye gukina muri za Nyagisondo umufigira none akaba atazi ijambo umufigira namwe atumufigira no umukinnyi nyine ukina winyurira tibyo ndabizi tiwe ho muri uzakinamo igihe kinini nuko ndomerwa yawe ko numva bitoroshye uyu nguyu banyarwanda mureba akaba ari umuhungu wa Samusure yashaka gutera ikirenge mu cyase nubwo yahuye n'abatubuzi bo ku mbuga nkoranyambaga bakamwiba akagurisha ibyo atunze kugira ngo impano ye igere kure cyane ariko ntago ibyiringiro byize bibishira ibyiringiro biracyari bya bindi cyane kicyo ushaka ugomba kukigeraho okay ntacyo iyo topic reka tuyireke yuko watuburiwe koko ubwo hari imitima abantu bafite sibyo hari ushaka kujya kumva telefone ukumva ukuza kugezeho ukongera ukabona indi telefone birashobora aha nanone ikindi kibazo nshaka kwibariza niki waba ugira sheri nyamaye nka data isi wacu bararoga
Okay, noneho ubwo ahantu iwabo baroga nibo badusanga badafite sheri badafite sheri ariko nubwo nkubajije iki kibazo haramigeze kukubona wazanye n'umukobwa w'inzobe mbona ameze nk'aho ari we sheri wawe nimba mwari mugiye wabonaga ameze cyangwa wabonaga ari we n'uburyo mwari mumeze nabonaga ashobora kuba yaba ari sheri wawe ntago wakurikiye ikiganiro neza yego twavugaga ko twahoze dukundana mwahoze mukundana twahoze ubu muri aba ex niko biri ntago twigeze tuvuga ko dukundana wow mwamenyanye bisanzwe nyine ntago twamenyanye twarakundanye mwarakundanye yego ariko iriya video wabonye yego twavugaga ibyacu uburyo twari tumeze uburyo mwari mumeze yego ntago twavugaga ibyo uko twari tumeranye muri ako kanya ubu turaba besto rero mwarakundanye biza kugeraho aba besto b'iki gihe mujya mubitondera twarakundanye bigeraho biranga aba besto ubu ngubu bakubonanye n'undi mukobwa ntiyafuha abazi iki ko muri aba besto reka turabaze n'aba besto sibyo n'abasheri n'ibintu bitandukanye none reka mwibarize ikibazo nkawe Mugisha Ernest aba besto nzi abantu batangiye ari aba besto birangira twumvishe ko abo bantu ari abasheri sibyo harimo umukinnyi bita Nyambo na Titi hakabamo n'umubyinnyi bita Titi Brown bariya abantu weho ubona ari abasheri cyangwa nyine tu n'aba besto nkuko babyivugira njye nyifata nka filime uyifata nka filime njye mbona iri ari filime kubera ko uko bukeye filime niyo ugenda ubona episode irumva ejo hasohoka indi ejo hasohoka indi ejo hasohoka indi ubwo rero uyu munsi baravuga ati turi aba besto yego indi minsi turi abasheri nise tuzizera iki tureka iki ubwo rero gusa mu gihe uwitwa Nyambo ataratwereka ngo uyu niwe sheri wanjye sibyo yego mu gihe na Titi ataratwereka ngo uyu nawe ni sheri wanjye bomba akaba aribo tukibona tubafata nk'abasheri sibyo yego cyangwa twafata nk'ababesto bitewe n'igikorwa runaka barimo weho ubifata nka filime rura rukundo rwabo mbona ari urwa business ngewe ubona ari urwa business cyane ariko bashobora kugutungura ugasanga ni urwa nyarwo bazabitwereke nyine bambikane n'impeta n'iki cyose bazabibereka none se nkawe Mugisha Ernest wow twabyumvishe ushaka kuba umukinnyi wa filime sibyo ako se nta yindi mpano ufite idashobora kuba yaba iri muri filime hari umuntu hari umukobwa wabajije umuhungu ngese sheri nta sheri ufite wundi ko dukundana yego umuhungu aramusubiza nti se wigeze ubona umuntu ujya kugura imyenda yambaye ubusa yego ubwo rero nanjye kujya gukina filime ntago ari byo gusa mfite n'ibindi byinshi nkora nyine biraho ufite n'ibindi ukora biraho yego biraho so hari ibiba biraho nk'akazi kaguha amafaranga buri munsi ako ntago kaba karaho ako ni ikintu nyine runaka gikomeye cyane ako ni akazi nyako ntago kaba karaho none se nk'impano wenda iri inyuma ya filime waba ufite ni nk'iyi usangizeho abakurikiye Mozimax Empire sina ngombwa kubasangiza yego ngewe urwego ndiho yego ndazwi urazwi cyane no kuvuga ngo yego mu makwe yego abantu bakimona bahita bavuga mu makwe turamuzi cyane mvuga amazina y'inka vuga amazina y'inka cyane umuhungu burya umuhungu n'uwase burya bajya bavuga ngo imfura igenda nka se ariko nimba ujya uvugira nk'inka hari nk'abashaka kukubona ukabona bagwaye n'icyo kiraka sibyo kuko urumva nimba uvugira inka ufata n'ibiraka cyane ngaho vugira nk'inka twumve wakuvugira se ntacyo reka mvugire inka yego reka mvuge inka ntago ari ukuvugira ngaho vuga zirimo rwanamizi ivuze cyomegobetse ikirere cy'impundaza rwacyo uko cy'intwari impeta nini y'ikirangirire biti cyariho kimanzi kazisumbya n'ikirere ikaba igihame cy'imfizi batazabona mu kirushya ya kigeri cya Mutara baterekeye ngeri n'ingabi zatungwa na Mibambwe ibindi niba ushaka kubyumva uzantumire mu giko cyawe nzagutaramira wamfura we umuhungu ararenze uvugiye inka cyane
ariko nubwo uvuginga ndumva ibyo byo nibyo birarenze pe none se nka buriya numvishe uri umunyempano sibyo uri umunyempano unakomeye cyane so nyuma noneho yo kuvugira inka ubu wabona uzi no kurapa nk'ise reka mbanze nkubaze Seburikoko ni umwarimu cyane Seburikoko ni umusinema cyane Seburikoko ni umukomediye cyane ni n'umuraperi cyane ni n'umuvuzi w'inka nk'uko uri kubyita dore ko amuzetse rero hari uko ejo wenda agiye bamuramo n'umwe musi wa kasamutwe arangije ati reka duhamagara umuvuzi w'amazina y'inka ruva akajya nampamagara imbere y'umugeni hari abayemusi nyine bajya mu bintu bakurikiye bife yo mu bukwe hari ntabwo bagiye bafite ikibajyanye bashaka kurya nibyo nakubwiraga rero papa Sava akora ibintu byinshi kandi mu gatwe gatoya uzareba agatwe afite afite umutwe mutoya ariko harimo ibintu byinshi cyane rero kurapa nk'ubu nicaye nkajya kubona nkabona nk'abasinzi baraje bandwaniye imbere yo sirapu ibigenza uku cyane ariko naringiye kwibwira nk'akantu sibyo numvishe umbwira ngo ufite n'impano yo kurapa cyane wamaye nk'imirongo gatoya nararapye ku ishuri umunsi nararapye naririmbye rap ku ishuri waririmbye rap icyo gihe ndabyibuka twari turi mu bintu by'amahiganwa y'intuze y'uturere yego ntigagano cy'imisange yego jet cy'imisange hano ewana nakubisemo rap abantu baravuga ati kabisa amanota barayaduha yego none ushaka ngo nkurapire ahubwo se ntabwo uzi kurapa ngo duhane njyewe ariko njye ntabwo nzi kurapa ariko nanagerageza gerageza noneho we banza umpe noneho nawe ndaguha yego sawa gabanya waje nyamwana ntakomeza kukwita kamanayo mukanyaga tugasanga nkusize zino nzira zibisayo uko niko naje manuka pita banyanga banyita mukagiti bidatinze mbagurira imigati nanjye dapati mereye biwa mwana mwumva bataye ku gasi burya yakuriye nyami Josti ni nahakorera ya makosti mu muhati cyayi cyuzuye itasi kuko bitegetswe na boss wagwanye umuhungu ararenze koko cyane impano avuga ntago ari icyo ashakisha ndabona ushobora kuba wavamo umukomediye mwiza sibyo ushobora kuba wasetsa abantu bicaye hariya yego bitewe nubwo nkubwiye ngo duhane ariko wowe ndumva undusha sibyo urandusha pe oya ntacyo uragira ngo mwishyure se oya wabashaka ko nkwemeza ngaho nkwe rap se ntacyo aya rap ntago ari izanjye ni bise urabone ushaka ko tujyara rap ntago nayishobora ariko so nshobora kugerageza ntagerageza nyine look my love don't play with my feelings y'amajoro yose n'amase nabonaga azambera n'inzozi mbi nagize mu buzima ngadiko yose nzajya nyibuka nk'inzozi nziza z'umunezero ku bwawe girl ku bwawe be iyo ni rap ndagaswe munguro wana anguyo niko iyo ni rap muntu ukurikiye Max Empire muri comment niwe uri budukiranura iyo ni rap urumva ari iki y'amajoro yose ntaji hayani The Ben ari murari The Ben yarapa ko oya wafashe ikindi gihanga sibyo uragira ngo nzane njyana y'umushinya rapa ko nubwo ibintu kuba mubona byoroshye ariko birakomeye ni cyagiye na Mugisha Ernest nawe bamutuburiye kuri nawe urimo uradutubura ariko aha ndagerageje singerageje baratubwira ntacyo baratubwira muri comment so Mugisha Ernest wakoze kwitabira ubutumire bwacu ntago tubanye muri aka kanya gusa ariko hari n'ikindi gihe twazajya tugukenera ariko hari ikintu nshaka ko ushaka kubwira buri munyempano wese ushaka kugaragaza impano ye akaba yahura wenda n'abatubuzi runaka bakamukora nk'ibyo bagukoze sibyo ariko hari n'ikindi kintu nashaka wenda kubaza nashaka kuvuga nta kuntu nk'abantu baba baragutuburiye ariko bari gukurikirana
ni ukuvuga ntabwo ngo bigeze bamenyekana. turabazi se ntabwo tubuze isura iyo ari uretse kuvugana kuri telefone gusa. Okay. Yego gira nk'icyo ubwira umuntu ukurikiye Mazimax Empire. Ikintu nabwira umuntu ukurikiye Mazimax Empire barye bari menge kuko kuri iyi si turiho turi benshi dushaka rare sibyo dushaka kubaho mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. hari uzabaho yakoze ikiyede, hari uzabaho yogoshe, hari uzabaho atunzwe n'umunwa nk'uko nguko nkaza nkavuga ukanyishyura nkitahira, hari uzabaho atunzwe no kogosha, hari n'abatunzwe n'ubukarani, ariko hari n'abatunzwe n'ubutubuzi. N'abatunzwe n'ubutubuzi abo ni nabo bahanga cyane, nibo bahanga cyane dufite mu gihugu. So nka Mugisha Ernest ushaka kwinjira muri sinema nyarwanda cyangwa muri comedian, ni nk'uhe mukomedi ufatira icyitegererezo? Ngewe yego ntabwo njya kure, ngewe urugero ngufatira kuri papa. Ufatira kuri papa wawe? None se papa wawe buriya ni umukomedi? Ubwo nyine binyeretse ko utajya umukurikirana. Hari filime yitwa Mahindo. Amahindo? Mahindo apana Mahindo. 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 Yego. Iyo Mahindo rero ni komedi nyine. Ni komedi. Si nka Papa Savabone. Yego. Okay. Noneho nkaye Mugisha Ernest, numvishe ushobora kuba wanarapa. Mu baraperi wemera nde? Mu baraperi ngewe nemera umuntu. Ubwo niba kuba umufana nawe urahita wumva akaririmbo ugiye kuririmba. Yego. Ndi mu baniga batangira, ndi mu baniga basangira, ndi mu baniga bagira supira gusa iyo usaze ndakubagira, ndi mu baniga udahangika, ndi mu baniga bayandika, ndi mu baniga bakora amateka basohoka amacupa akameneka. Umuntu ni nde? Reka ndirimba kandi ke wenda uhita ukumva. Kufunyi baruka kugeza ku butaka, izuba rimurika wambereye umutaka, horanya muneka ntaguha ngayika. Ntabwo wabeye? Gukunda rap nyarwanda. Kokoriko ni wenzi. Baba mugenzi we rero bamwita Kimo Motherboard Database Stana. Ni Stana. Bulldog. Nkaye Mugisha Ernest. Hari tuzi abahanzi benshi, sibyo? Kandi numvisha uvuga ko nta kazi na kamwe kabi kabaho, sibyo? Hari uzatungwa n'ikiyede n'iki byose. Yego. So ubonye nk'ikiyede wagikora? Ngewe naragikoze ariko. Waragikoze? Nawe wabaye wa muhanzi waririmbye ngo nuko ninjira iki cyane ya mpano kabisa. Naragikoze nanjye ikiyede cyane. Waragikoze? Okay, Mugisha Ernest, katube duhiniye ahangaha, sibyo? Ntabwo tugusezereye kuko iyo usezereye umuntu biba birangiye. N'ubutaha dushobora gukora, ariko ikindi nkwisegureho uraza kwihangana hano mu rwabo rusaku nyine. Uyagara urugabo rusaku rwinshi cyane. Hoya nabiyumvishe, hari abana benshi bagenda bacaracara nyine. Ni mu rugo nawe urabyumva nyine. Nta kibazo. Icyambere cyo nuko twahuye tukaganira, tukaba tugushimiye. Turagushimiye. Umuhungu ni wa wundi ndalingi na pesa ni na silimaye. Fongola talola banjo luba kitatoimba ponayo. Baluka kibazo akitinanga role reklamika kangaye. Ariko mbere yuko dusoza abantu muri comment, ngiye baze kwandika iriringa ruvuga icyo risobanuye. Niba nibaho koko. Hoya abantu babaye abahanga baraza kukubwira. Niba ari baho batubwire moyi iriringa. Nabimi molongi elekeli mokiriba komiko tuna. Sawa. Tubaye tubashimiye abakurikiye Mazimax Empire. Akaba ari ikiganiro twagiranaga na Mugisha Ernest. Namwe mwadukurikiranye tukaba tubashimiye. Ciao.